terekemo yo ndabona amaze kujya ku mbuga nkoranyambaga za federation iryo tangazo icyemezo ku mutoza Hakizimana Imurora Japhet batanze itangazo ariko kandi ijyana n'icyemezo cy'ibihano ku mutoza Hakizimana Imurora Japhet mu magambo yabo mbere yuko wenda tuza tubyinjiramo nuko byagenze icyo federation yanditse muri update batanze ku mbuga nkoranyambaga baragira bati komisiyo y'imyitwarire muri Ferwafa nyuma yo gusuzuma ikirego cyatanzwe na Musanze FC irega Imurora Hakizimana Japhet kugena ibiva mu mukino wahuje Musanze FC n'Amagaju FC kuwa 17 Mata 2026 no gusuzuma ibimenyetso byose byatanzwe. Komisiyo y'imyitwarire muri Ferwafa yafashe icyemezo cyo guhagarika umutoza Imurora Hakizimana Japhet kwitabira ibikorwa ibyo byose bifitanye isano n'umupira w'amaguru mu gihe cy'imyaka 5. Bahagaritse umutoza Imurora Hakizimana Japhet kwitabira ibikorwa ibyo byose bifitanye n'isano n'umupira w'amaguru mu gihe cy'imyaka 5. Barakomeza komisiyo y'imyitwarire muri Ferwafa yategetse Imurora Hakizimana Japhet kwishyura miliyoni 6,287 n'amafaranga 340 y'u Rwanda. Komisiyo y'imyitwarire muri Ferwafa kandi yihanangirije ikipe y'Amagaju FC ku kudakurikirana imyitwarire idahwitse y'abakozi bayo. Komisiyo y'imyitwarire muri Ferwafa yibukije kandi ko kubujurire iki cyemezo kujurira iki cyemezo bikorwa mu minsi 3 y'akazi nyuma yo kukimenyeshwa. Murakoze. Nginashingira cyane ku ibaruwa nakuye muri federation yandikiwe Imurora Japhet ahabwa notification y'iki cyemezo. Murabise ko ni case maze igihe twayivuza ahangaha zandari twagiye duhabwa n'abanyamakuru twa Patrick bakorera hari Musanze akaba n'umuvugizi wa Musanze FC n'ibindi bitandukanye. Twavuze iyo case uko yagenze yari case ishyushye cyane ahubwo nge mbona icyemezo cyaratinze byamaze kwibagirana. Ni ibaruwa Imurora Japhet yakiriye ku itariki 6 z'ukwezi kwa 8 bivuze ngo yakiriye ejo hashize ku wa 4. Ni ibaruwa yo kugezwaho icyemezo cya komisiyo y'imyitwarire muri Ferwafa. Barambwira ngo bwana Imurora tubandikiye ibaruwa tugira ngo tubagezeho icyemezo cya komisiyo y'imyitwarire muri Ferwafa. Ku mugereka w'ibaruwa murasanga kopi y'icyemezo nomero 54 akarongo kaberamye 2025 akarongo atambitse 26 cyafashwe na komisiyo y'imyitwarire muri Ferwafa ku kibazo cya Musanze FC na Imurora Hakizimana Japhet kijyanye n'imyitwarire y'ibikorwa Imurora Hakizimana Japhet yakoze bijyanye no kugena ibiva mu mukino wahuje Musanze n'Amagaju kwa 17 Mata 2026. Bivuze ngo ni match fixing mu buryo butaziguye mu buryo butomoye. Match fixing nicyo Imurora Japhet yarezwe na Musanze. So barakomeza bati komisiyo y'imyitwarire muri Ferwafa yemeje bikurikira. Komisiyo y'imyitwarire isanga amajwi yatanzwe nk'ibimenyetso ari amajwi ya Imurora Hakizimana Japhet. Murabyuka ko yahakanye. Yego. Yahakanye rwose yagiye mu itangazamakuru arayahakana. Avuga ko atari we. Kiganza avuga ko atari we. Yakoze interview arayahakana. Bityo akaba agomba kubiryozwa. Ikindi kandi komisiyo isanga atarigeze yorohereza komisiyo y'imyitwarire mu ibazwa rye cyane ko yaburanye ahakana icyaha aregwa. Urabyumva ko yagiye no muri komisiyo arahakana. Numva rwose ari ikintu kigayitse cyane. Urabizi ko bivuze biragaragara ko yewe icyaha n'ibihano biragabanuka. Mwese urabizi ko ni wowe kucyugora abantu kugera aho bajya muri forensic. Iyo yemera gahita asaba imbabazi hari bari kumuha igihano gito ariko yarahakanye aratsemba atumijwe na komisiyo nabwo ahakana avuga ko amajwi ataraye kandi bigaragarira amaso y'abantu bose n'amatwi ko amajwi araya Imurora Japhet. Komisiyo y'imyitwarire ihanishije Imurora Hakizimana Japhet kubuzwa kwitabira igikorwa icyari cyo cyose gifitanye isano n'umupira w'amaguru mu gihe kitarenze imyaka 5. Ihanishije kandi Imurora Japhet gucibwa hazabu y'amafaranga angana na miliyoni 5 y'amafaranga y'u Rwanda. Hongeweho amafaranga Ferwafa yatanze mu gikorwa cyo gupimisha aya majwi muri Rwanda Forensic Institute. Mpamvu bagiye muri forensic nuko yahakanye. Ahwanye na miliyoni 1,187 n'amafaranga 340
bityo imbumbe y'amafaranga ahanishijwe ihwanye na miliyoni 6,287 n'amafaranga 340. komisiyo y'imyitwarire isanga ikipe y'amagaju nayo itaratumye umutoza wayo Imurora Japhet muri ibikorwa byo kugena ibiva mu mukino. komisiyo yihanangirije ikipe y'amagaju kubera kudakurikirana imyitwarire idahwitse y'abakozi bayo. ngo basanze amagaju ntaho ahuriye n'ibikorwa, basanze amagaju atarigeze atuma Japhet ko ntabwo Japhet yafikisingaga ngo amagaju atsinde. Japhet yafikisingaga kubera betting, twarivuze hano mu nyungu ze bwite. exact score. Musanze igomba gutsindwa ibitego, Musanze igomba kwitsindisha ibitego 2-0 bakarya amafaranga muri betting. Ibyo ni ko inkuru imeze, ubundi ko imeze. Iyo basanga ari aho bihuriye n'amagaju nayo amagaju ari guhanwa bikomeye cyane, ariko ntabwo ari amagaju yarakeneye amanota, ahubwo ni Imurora Japhet wakoreraga n'amakampana betting. Ayo majwi arahari turayafite, urumva. Noneho basanze biri mu nyungu ze, ariko amagaju yihanangirijwe kubera ko agomba kumenya niba afite umukozi ujya mu bikorwa bya betting akabimenya akaba yamuhagarika. Ubwo amagaju yararangaye nyine. komisiyo y'imyitwarire muri Ferwafa iributsa ko kujurira iki cyemezo ari iminsi 3 y'akazi, 3 jours ouvrables, ibarwa kuva igihe amenyeshejwe icyemezo. Turabasaba kubahiriza ibikubiye muri iki cyemezo, mugira amahoro. Boni Mugabe, umunyamabanga mukuru. Ubu nibwo navuga ko Boni Mugabe yageze muri Ferwafa, kuko Boni Mugabe yavuze ko azabikora umunsi wa mbere injira muri Ferwafa, ahura n'abakozi ba Ferwafa, ahura n'itangazamakuru bwa mbere. Yatanze gasopa avuga ko abantu bijandika umupira mu gufixing umupira w'amaguru, mu gukora amaguye, gufixinga, kugabana amanota, gubetinga n'ibindi, bizatinda cyangwa bitebuka, ariko abazafatwa bazahanwa by'intangarugero bibera abandi akabarore. Urabyumva? Hari ababikora mu buryo bwa gihanga ku buryo utapfa kubafata, ariko ufashwe azahanwa by'intangarugero ku buryo bizatuma n'abandi babikora batekereza ngo ndamutse mfashwe byagenda gute. Urugero, Japhet buriya ntabwo abirebera mu mafaranga n'igihe amaze. Japhet afite lisanse B, sibyo? Abaye umutoza wungirije yari team manager. Afite lisanse B imwemerera ko umutoza wungirije. Imurora Japhet yari yagiye kungereza amagaju kugira ngo imufashe no kwigira lisanse A. Uzi icyo bivuze guhagarika imyaka 5 umupira w'amaguru? Ntiyemerewe kwiga gutoza. Ni ukuvuga ngo ntabwo yemerewe gupursuing iyo career, mbese ntabwo yemerewe gukomeza kwiga. Bero ushobora kuvuga ngo azaba adatoza ariko yiga, oya. Ntabwo yemerewe kwiga gukora amahugurwa mu gikorwa icyo ari cyo cyose. Yemerewe amahugurwa, yemerewe kwiga. Ikintu cyonyine yemerewe ni ukujya kuri umupira nk'umufana, icyo cyaba cyemerewe. Aguze tike na lisanse y'umukinnyi cyangwa umutoza bahita bayimwaka muri icyo gihe cyose. Japhet rero kariyeri ye navuga ko kariyeri y'umupira w'amaguru ariko ntabwo irangira, cyari muto, ariko yanajurira bakagabanya igihano igihe cy'imyaka 5. Migi ntabwo ari umwaka umwe, nuvuga ngo noya nyine ni ntabwo Migi bamwicara babyitiranya. Ikibazo cya Migi n'ikibazo cya Japhet kiratandukanye. Nukuvuga ngo umva Migi uko byagenze. Migi hari amajwi yamushinja gukora attempt yo gusaba umukinnyi guhindura result, sibyo? Ariko ni attempt gikorwa ntabwo yakigezeho. Icyambere umukinnyi ntigeze yimwemerera ngo abikore, ariko impamvu hano byawe bikomeye cyane kuri Japhet bakabigira betting nuko hari amajwi noneho y'abantu bakora betting. Hari amajwi y'umuzungu uvuga icyongereza ari Musanze yagaragaye ahura na Japhet bavugana, noneho na resulta zavuye mu mukino hari byarangiye ari 2-0 nuko bayivuze cyane. Uko bavuze resulta ni nako zagenze. Yafixinze umunyezamu amutuma no ku bandi bakinnyi batashatse kuvuga mu mazina, babara ko abo bakinnyi babagezeho bagafixinga ibitego biri nkuko Japhet yabisabaga. Kuri Migi rero ni attempt yabaye rejected. Urabyumva bitandukaniye. We ntabwo bamushinje kugena ibiva mu mukino, ahubwo bamushinje ngo ni ukugira utera gusa umukinnyi kugira kuko yasabaga ati wamfashe wamugabo wabyise, ariko ntabwo wabyise, ntabwo wabikonfirmye nka nuza nka fixing. Vuga ngo fixing nicyo cyaha gikuru mu mupira w'amaguru cyita ibindi byose. Iyo kiguhamye rero uhanishwa igihano gikuru kurusha ibindi byose, ni imyaka 5. Ariko hari naho ngo babyescalating bikaba byaba burundu.
imyaka ndavuga cyane kuri hari imyaka life band 6 ibaho rwose. iyi myaka 6 ni imyaka 5 magnifique akosori 5 ndabona yashyize 6 nibiwe na miliyoni ubwo 6,600 something. niba tuvuga ko umuntu ahagaritswe mu bikorwa byose by'umupira w'amaguru mu Rwanda yari akiriye umuntu ushaka gukora kariyeri y'ubutoza cyari muto isi umusaza cyari mutoya kuko imyaka 5 umupira utakira kimwe wemerewe bisaba kusohoka hanze ntabwo byemewe. ntawe ushobora gukora ijya gukorera hanze by'umupira. Federasiyo itaguha rekomandasiyo. Federasiyo itaguha rekomandasiyo ntabwo bishoboka. icyemezo kikurekura nyine turi 2026 cyangwa se kiguhamiriza ko siko twabyitara kiguhamiriza ko uri umutoza wemewe. hano bababwiye ngo shaka indi kariyeri. dore oya Japhet yaracyari muto asezeye umupira ejo bundi 2019 ntihajya gucuruza ariko yaba ari gucuruza ariko dore icyo mbona Japhet kimwe na Migi navuga ni agatebo kamwe. tuvugishije ukuri ibintu Japhet na Migi bagerageje gukora bagafatwa bikorwa n'abantu benshi cyane muri space y'umupira. in fact ubaza abatoza b'abanyarwanda zandani zivuga ko ubundi baruye abatoza b'abanyarwanda ko nuko namenyesho tuba dufite ariko tuba tuziranye nabo nka 80% barabikora. none se abayobozi b'amakipe umujura ari ufashwe nka 30% abayobozi b'amakipe barabikora. bivuze ngo umva icyo nshatse kuvuga kiba kiriho ni ukuvuga ngo najurira wenda bakagabanya igihano kikaba nk'imyaka 3 cyangwa 2 igihe azagarukira hano umupira ntabwo yakoze skandal idasanzwe ikorwa n'abandi ntabwo azamugira igicibwa. Nuvuga ngo ni umuntu wagaruka muri kariyeri ibihano birangiye wenda niba bigabanya cyane batabigabanya nagaruka muri kariyeri n'ubundi azakirwa kuko we abiziranyeho n'abandi bantu bari muri space y'umupira ko izo makuru zirakorwa ahubwo ari ishusho biri kunyereka yarafashwe kuba Migi na Imurora Japhet bagisoza kariyeri yo gukina aribo bijandika muri ibi njye mbona ahubwo ari n'abakinnyi hari ibyo bakoraga n'abakinnyi barabikoraga bagashaka no kubikora bagize muri kariyeri y'ubutoza ibintu babyiga bakuze bageze mu butoza kumbwira tubyitondere ni nayo mpamvu ferwa afitanga ibi bihano yihanekiriye Tanzania waharabaza kariyeri Tanzania wari uhagarika burundu ibyo niyo mutari mubizi hari amakosa akorwa bakavuga ngo bamuhagaritse bamuciye burundu mu mupira hari abitanu hari abitatu 2 ariko impamvu bamuhagarika 5 atagaragara mu by'umupira no kugira ngo nundu birimo niba mumenya nuko bizagenda ariko na burundu nayo navuga ngo ferwa fana yiteganya kurikije n'amakosa wakoze cyane cyane ya ruswa kugira ngo uce ruswa ni ibihano bikomeye cyane no kurogarega ibintu twabonye bya gorira bagenda bashyira ibintu bisa nk'ifu mu kibuga nabyo no kuvuga ngo ikintu ferwa ikintu ferwa fashaka gukora iyo na Rwanda Premier League barabizi ko kuroga ndakoresha amagambo mukuru y'igihugu akoresha bivugaho niyo abisobanura neza indagu na bitugukwaha byo bintu bibi ngo namarozi na ruswa bijyana yakoresha iyo terime ngo indagu na bitugukwaha cyo kinyarwanda cyiza bitugukwaha ni ruswa byashinze imizi bitugukwaha ni ruswa indagu namarozi ibyo by'abapfumu nyine by'abapfumu ibyo bintu umupira birimo kandi biragumamo byashinze imizi kubigabanya ikintu federasiyo yemeye na Rwanda Premier League ni kimwe uzafatwa tuzamuhana twihanukiriye ibiti ababikora baba professionals bajya banza gutekereza kuri kariyeri zabo mbere ko babikora kubera ko uzavuga ngo niba mfata kariyeri irarangira kare waramutse neza rero nta kindi federasiyo yakora ni ukirenze icyo ni iperereza ufashwe bakamuhana byihanuki ko nabonye abantu bavuga ngo bamukabirije ngo nabandi barabikora ngo bashyiremo ngo imiyaga none se nibashyire imiyaga ku muntu wese bafashe abo nabo bakorana nabo bakorana nabo bari kumusaba imibare burya ibyo nuko byibeshyeho kazungu bakorana ashobora kutaza direct agakoresha kazungu ashobora agira cyakoresha nayisa kubera ko nayisa umuvugiye ukaba wamugiriye impuhwe koko ariko ni kazungu watumye nayisa abo basakuza nabakorana nawe ariko ushaka Karenzi Toraza nari mvuze ngo Tanzania basigaye bafite n'ibihano byo gukuraho burundu umupira burundu nuko ngo wenda nyuma y'imyaka 10-20 bashobora kubabarira ngo wagarutse ariko babanza kugushyiraho igihano cya burundu 10 na 20 bagukuyeho waraskaria yakoze ibitangazo
kugira ngo iyi Tanzania ubone umupira warahindutse. Umugabo mu mahane y'Abasomali ntabwo ashaka kuba Kanaka ni mwene wacu, Kanaka ni inshuti yanjye. Ejo niyo bwiye abanyamakuru arabwira ngo nyuma yuko duhaniye Yanga ikanga ikasubira muri yanzu ikanga urwambariro, ubu ni amanota 5 saa 3 no gukuraho amanota 5 mu gihe ugaragaje ko wanze urwambariro ngo sinzi ngo batakuroga ibyo abapfumu, wazanye imyemerere y'abapfumu. Ni amanota 5 amafaranga ntabwo ahagije ko twasanze amafaranga atari igihano ko bayafite se ni amanota urava miliyoni zingahe barazira twokanye muri aka karere. Nitugera kuri finale turabivugaho. Yitwa Gor Mahia ntikirya muri hoteli. Ntikirya muri hoteli yihe Gor Mahia tukijya muri hoteli ntabwo kirya hito ntikirya Hilltop. ntikirya muri hoteli ariko kubera ko ihuriyemo na Rayon se kureba gutunganyiriza iri kwirangira hanze ifite kumenya ari akabafure magnifique akarebeho aragabanya ntabwo biryoshye ntikirya muri hoteli kubera kwikanga ariko abantu na Rayon Sport muri hoteli ariko babanye kuva irushanwa ryatangira ntabwo rero ko bazahurira finale cyangwa ko ntibari mu itsinda rimwe ariko ntekereza ko igihe bikomfirimye ko bari finale umwe agomba kwimuka, ntabwo amakipe ahanganiye kuri finale agomba kubana muri hoteli ubundi. Mvuze Gor Mahia nibuka tweet yabo nabonye ejo bari guhendana n'abafana ba PL bahendeye abafana ba PL ngo bazaba bafana babateye bitanu ariko abafana ba PL barishimye reka wasomye comment bavugaga bati mwaduteye bitanu none Jangwani ntabwo barushoboye none Jangwani arimo aravuga ngo bampaye ngo umupira w'icyatsi ngo naba nibyinira muri stade y'abafana ba PL turimba Gor Mahia niba ari aho Jangwani ageze Jangwani yabahamagaye asigaye aserebura ibyishimo bya Gor Mahia twonge nayibonye ku mutima umuntu agatishimye ariko ari kubifekinga. Jangwani muri iyi minsi agaragaza ibyishimo bitari byanjye Jangwani iyo video yayikoze wimushyira muri hari kuri internet nyine video yayikoze uretse nyisobanurira nayibonye nge nayibonye sini yakoze video ivuga ngo Gor kwema PL inshuro ebyiri sinzi umuntu yavuze ngo wamuhaye jezi y'icyatsi vuga ati ndabani bari muri stade amahoro n'abafana ba PL twibyinira turirimba ngo Gor Mahia ariko afana ba PL baraza gufana Jangwani gende kumwe nawe nanjye nuko none se ibyo yabatsinda byose urwango rwa PL na Rayon urashaka uruhuza na Gor Mahia none urashaka urukundo se ku ikipe yakunyagiye bitanu nta kibazo ugereranyije n'aravuga ngo ko APR igomba kugira uruhande muri iyi finale wafata uruhe ruhande urabona ni Gor Mahia none se hari aho APR ihurira na Rayon bishoboka arayihura na APR na Rayon na APR ko zihuzwa na leta. Gor Mahia ntabwo ari umukeba wa APR nubwo yabateye bitanu kandi yabateye itabibye umufana wa APR wese waguze itike ndahamya ko ari kuri Gor Mahia umufana wa APR yandikiye Gor Mahia umufana wa APR ukeneye kubona Rayon Sport terurose kafa umufana wa APR yandikiye Gor Mahia ati nimudatsinda nibuka ko umujyi wacu urabudatekanye mwihangane mutsinde udufashe muduhe umutekano ati umujyi wacu rwose urusaku rw'abakeba ntabwo turi buruke mwihangane APR irimo n'inkuru nyinshi ubwo niba twavuye kuri ibihano bya Imurora Japhet tutanasesera Imurora Japhet jewe sinyeneye kubitindaho ahubwo ni bikeya imyaka 5 mike yewe umuntu ukora ibintu bibi buryo abakwiye guhagarikwa burundu miliyoni 6 ari Tanzania umuntu ukoze match fixing ari Tanzania kumagara burundu equipe ikoze match fixing mu cyiciro cya 3 rwose byo yaronge nemera byaca rwose kuko ntago bizacika kugira ngo babiveho banabitinye no ibihano bikakaye ubejo bona bayigeze gufasha bagiye gutangira kujya kumusabira imbabazi umve ngo babigize amezi 6 ngo urabona ngo bongeye ngo baraterana Ferwafa niba usohora ibihano nk'ibi kugira ngo bicike bigumeho bihagarareho ahubwo ari ikintu nibaza kuki ibintu biteye kabiri ngo orana ngo bicengo bamugabanyiriza aho nabone ko bizahinduka muri ritangazo maze gusoma muri notification yandikiwe Imurora Japhet ntago banditse ngo tubahanishira ameza ngo imyaka 5 ngo bavuze ngo tuguhagaritse igihe kitarenze imyaka 5 harya buriya ni kitarenze imyaka 5 bivuze ngo bashaka bayigira ntabwo bavuze ngo tuguhagaritse uko byanditse ariko ni 5 umva agira cyagaruka yongera betting banditse ngo ku gitazamuka ya kabiri komisiyo y'imyitwarire ihanishije Imurora Hakizimana Japhet kubuzwa kwitabira igikorwa icyo ari cyo cyose gifitanye isano n'umupira w'amaguru mu gihe kitarenze imyaka 5
nibwo bahise bajya ku bijyanye n'ihazabu kitarenze ubwo ni 5 nyine reka nizere ko ari imyandikire keretse iyo bavuga ngo 5 keretse iyo bavuga ngo itajya hasi y'ibiri ntirenze 5 ariko iyo bavuze ngo kitarenze 5 ni 5 nyine 5 ntabwo yarenze 5 uzise ntabwo yajya imbere y'5 Gazo ikibazo gikomeye gihari nta muntu wo mu mupira utajya muri ibi bintu byo bitijandika muri ibi ni bake cyane so hagomba no kuba victim kugira ngo abantu bahindure imyumvire kandi binakomeze ntibijya afite gusa icyo nibazaga ababigiyemo vuba cyangwa abitwa ko ari bato muri byo muri fixing nibo bari gufatwa mbere ababimazemo imyaka nyagati ubabwirwa n'iki se ubwirwa n'icyo abato babwirwa n'iki urahana ikosa wabonye oya hari icyo tuvuze n'imyaka ye n'igihe yarangije kwiga nahise ndi guto ko tubivuze mu kanya kandi ukaba usa nk'utuyobya nanone twavuze ngo birashoboka ko Japhet yabitangiye kino umupira niko twavuze ko nibo bakirangiza gukina urumva nahise ashobora kuba amaze imyaka 10 abikora miga ashobora kuba yarabitangiye kino umupira ko abikomera Japhet ntabwo ari mushya yo kwibeshya ngo muri za polisi yakiye muri za musa ashobora kuba umukongwe muri ibi bintu ahubwo twebwe tubire ngo ko gitangira kariyeri y'ubutoza ariko agikina umupira ubwirwa n'iki ko atabikora ndi kukibigaragara cyane mu bantu bakinnye umupira erega aribo bari gufatwa ntabwo impinduka mu bintu abanyamupira barebanye amaso buri wese yasanga nta mwere urimo ariko agomba kugira igihe cyo gutangira kubica kandi nta kindi gihe n'iki gihe cya shema nta kipe yo mu Rwanda izavuga ngo ntabwo dutegura abasifuzi sibyo ntayo rimwe na rimwe wisanga kubera umwuka usanze nawe uroburije kuko rimwe na rimwe uzisanga ari ukwitabara niyo waba utabyemera uzabikora uzisanga rero amakipe yose uko ari 16 no mu cyiciro cya kabiri aribyo biberamo agomba rero kubaho n'abana ngo biga sekonderi yibaza amarushanwa y'amashuri iyo bibeshye bakazana abatoza bo hanze U20 amarozi ngo barabwira ko batatsinda ngo batisize imiti y'abapfumu niba rero ujya no mu banyeshuri abana bato biga sekonderi urumva nibinyutse ngo ari nk'umuvumo Boni Mugabe umuntu uvuye muri FIFA atahinduye nk'ibyo ntacyo yabaje kutumarira nibyo rwose kandi no umuntu bisobanukiwe navuze ngo FIFA pira awumazemo igihe Ferwafa makuru yose arayazi nidahindurwa na Shema wifitiye amafaranga bitinginga urusaku rwose rwabaho ni kuri beto rurakubita kuri beto kuri Shema rugenda niba Mugisha uri mu kigo cya mbere kikanikurikira cya mbere mu gihugu cyemerwa Mugisha ni igishyitsi aragororotse Boni Mugabe tuvuga uvuye muri FIFA aragororotse ukuriye amarushanwa Desire ntabwo antenguha ameze neza aragororotse Desire ni muzima cyane Jonathan aragororotse abantu batanu muri federasiyo kongeraho Shire Karangwa yewe na Gusi abantu 7 iyo nama y'abantu 7 igomba kuvamo ikintu kizima niba ari 5 ni 5 nubwo atari urabona ibihano byatinze gusohoka bisa naho byitondewe bikafatwa nk'itangiriro ryo guhindura ubuzima bw'umuntu nari nanze urugero komisiyo yicaye ariko komisiyo ni habo bantu 7 bateranye ariko ati ntabwo bibeshye ariko nawe temeranyije nawe barabwo ati nimusubiremo komisiyo ni mwongere mbere ko mu bitangaza ni mwongere musubiremo abo bantu 7 turabemera muri uyu mupira ibyaba byose abo bantu 7 babasha gukora impinduka zananiranye kandi Shema nyine ubakuriye avuga ati genda hari ibindi byose mujye mubinyitirira bure kugira ngo ibintu bigende neza ibintu byose mujye mukora nk'umuyobozi ugomba kubyiyitirira nk'umuyobozi niwe ugomba kubyiyitirira ibyakozwe byose mujye muvuga ko ari Shema wabivuze niwe wabyemeje noneho turebe ibintu byose bizakemuka cyane ubwo ni ibyo kuri ibyo bihano kuko umupira wacu urimo ibi byose ugomba rero kugira igihe cy'intangiriro zo kubikemura atitaye ku muntu wese ubirimo n'ibi bitanga uko somo ku bandi tubonye pilot nziza cyane kuri Sekafa kureba irushanwa ritangiye kurinda rirangira utumvise bansifuriye nabi banyibye umuntu n'utsinzwe 5 agasohoka yishimye umuntu arya 5 agasigara yishakira ngo nta gihe cy'imyitozo twabonye igihe ariko gukomoza ku musifuzi cyo kuvuga ngo bangize gutya urumva Simba atangira imyitozo i Kigali yavanye amanota 5
ntabwo yigeze ivuga ngo imeze ko bampanzu baje hano bari base baje abanyamahanga bose baje bazi i Kigali bayisanga hano ikipe bazanye bene igihugu bavanye Dar es Salaam n'abacama ngira ngo nka babiri abanyamahanga none byananiye Simba ageze avuga ngo niyo tugitangira imyitozo niyo mpamvu tutatsinze ntiyatinyutse kuvuga iryo jambo ntabwo abitinyuka ahubwo yaravuze ngo iyi pre-season turi mu gihe cya pre-season turabona imyiteguro ya sezo ari myiza impamvu atabitinyuka ni uko aramutse avuze ngo ekipe yanjye ya kabiri ntiyatsinda Jamus icyo gihe bamwirukana cyane igomba kuri rwego rw'uko Jamus itahangana n'ikipe yabo ihinduye uko byamera kose kandi Simba uko ibyemera niko yabibonye kuri Reyo niba Reyo itera Jamus 3 baravuga ati iyo ni Jamus nyine tuzi ya Sudani y'Epfo tujye muri aperi harimo inkuru nyinshi twazinyuramo twihuta